Kadusenge. Data, ndagushimiye kuri mu ruhande rwacu, ndagushimiye kuri umwami kandi ndagushimiye kudukunda. Aya masaha mwami nje imbere yawe ngusaba kugira ngo utange umugisha ku bantu bose baza gukurikira iyi deliverance. Ndagushimiye ko uzukora ibirenze kandi binyuranye n'ibyo abantu batekereza. Abantu bariheba, abantu bacika intege, abantu bagira ubwoba, abantu barasaza, abantu barapfa, abantu barananirwa, abantu basubira inyuma kubera ibibazo bitandukanye, ariko uri umwungeri kandi uri Imana ihumuriza. Ndagusabye Data kugira ngo abantu bose baza gukurikira ijambo ryawe bahemburwe nawe kandi batabarwe nawe, bagira imbaraga, bagira ubuzima. Ahari urupfu hagaruka ubuzima, ahari ukurwara hagaruke gukira, ahari ibyishimo bike hagaruke ibyishimo n'imbaraga. Ndizera kandi ndagukunda, nzi yuko uzukora ibirenze imbaraga z'abantu n'ibitekerezo by'abantu. Komeza duhe umugisha kandi dukomeze kunezerwa. Mbere umugisha abantu bose bakurikira ijambo ryawe, kandi ubahe kwizera no kurindwa. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Katuganire ubundi deliverance turabivuga, turabisobanura, twabisobanuriye abantu kenshi. Deliverance no kuvuga ngo ni isengesho ribohora ibintu byacu biboshwe mu buryo butandukanye. Deliverance, iyo tuvuga deliverance, isengesho ribohora, ni ukuvuga ngo ni ugusenya imigambi ya Satani, ni ugusenya ibyaterekerewe, iby'abapfumu n'abarozi bakoze ku buzima bw'abantu. Iyo tuvuga deliverance, ni ukubohora imigisha y'abantu yatwawe n'abakozi bakorera Satani. Abakorera Satani ni gute batwara cyangwa se barangaza. Satani ntigira imbaraga, ariko ikerereza abantu bagakererwa, abantu ntibagere ku byo bifuza kuko bagombye kubigeraho mu buryo bwihuse. Kuko iyo umuntu arwaye, Satani bigukerereje, bigatuma uja kwa muganga, bigatuma udakora, bigatuma udahinga, bigatuma utorora, bigatuma utiga, bigatuma ibihe byose wifuzaga gukora ibintu byawe, Satani ikakurangaza, ikagukerereza, inyuze mu bantu, inyuze mu bintu bitandukanye. Rero icyo bidusaba kandi icyo tuba dushaka ko abantu bamenya, ni ukumenya ko ari byiza kwirinda cyane. No mu buryo busanzwe baratubwira ngo kwirinda nibyo byiza kuruta kwivuza. Ni ukuvuga ngo umuntu areka kwirinda, akarya ibintu byose, akanywa ibintu byose, bugaca akarwara ibirwara bitandukanye, agatangira kujya kwa muganga, bakamushyira ku miti, akagira ubuzima bwe bwose bukaba ari ubuzima bw'imiti. Kandi yaza kwitwara neza, akirinda, akarya ibintu bifite gahunda, kandi agakora siporo, akaruhuka, biba byaramurinze kurwara ibirwara byinshi za diyabete n'ibindi birwara. Rero mu buryo bwo gusenga, niyo mpamvu tuza dukangurira abantu gusenga, gukunda Imana no kwikorera. Iyo dusenga ni uburyo bwa protection, ni uburyo bwo kwirinda, ni uburyo bwo kwicungira umutekano, ni uburyo bwo kwirinda ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo dusenga, Satani ntabwo aturangaza, ntabwo bikundira, ntabwo bishoboka ko Satani yaturangaza igihe dufite amasengesho, igihe turi abanyamasengesho, igihe turi abakiranutsi, igihe twitwara neza. Ni gute nashobora kwirinda Satani n'abadayimoni n'imyuka ye kugira ngo ireke kungiraho efe, cyangwa se imbaraga, cyangwa se ubutware, cyangwa se autorite? Ikibidufasha nuko twubaha gahunda y'Imana, tukubaha gahunda y'Imana, tukubaha amategeko y'Imana, tukubaha umurongo w'Imana, tukubaha gahunda y'ijuru. Iyo twubashe gahunda y'ijuru ni gute? Ni ukuvuga ngo menya gusaba Imana imbabazi, menya kwihana, kamenya uburyo bwo guterana, kamenya uburyo bwo guhura n'abera, uburyo bwo kuja mu nzu y'Imana, kamenya uburyo bwo gutanga amaturo, kamenya uburyo bwo gutanga icacumi, kamenya uburyo bwo kurepeta nimba ndi umuririmbyi, kamenya uburyo bwo kwinginga nimba ndi umunyamasengesho, kamenya uburyo bwo gutegura ijambo nimba ndi umushumba cyangwa se umwigisha, kamenya uburyo bwo guhanura igihe cyo guhanura, igihe biri ngombwa gatanga ubutumwa Imana impaye. Ni ukuvuga ngo iyo twirinze ibyaha, iyo twirinze akajagari k'ibyaha, tukirinda ibyaha, turarindwa, tugira umugisha. Niyo protection cyangwa se nibwo bwishingizi bw'abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo turi mu masengesho, iyo duhungiye ku Mana, tuba turi mu burinzi, tuba turi mu gihome gikomeye, tuba turi kuri fondation, tuba twubakiye kuri fondation ikomeye y'imbaraga. Uwo ni Yesu, niwe rutare
iyo tumwubatseho cyangwa se iyo tumwubakiyeho turarindwa, turakomera, turarama, turakiranuka, twuzura imbaraga, twuzura ubwenge, duhabwa uburinzi n'ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo twamaze kwinjira muri Yesu, iyo twamaze kwinjira muri Kristo, iyo turi mu masezerano, turi mu migisha y'Imana, icyo gihe Satani ntabwo aturinda ngo adutinyuke, aturangaze, ntabwo avogera ibintu byacu, kuko ibintu byacu biba birinzwe, biba biri mu bwishingizi bukomeye bw'ijuru. Icyo gihe ijuru rirategeka, ijuru riravuga, ijuru rirayobora, ijuru rikora ibintu bikomeye. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba turi mu mbaraga z'Imana, turi mu masengesho akomeye. Niyo mpamvu bidusaba kwiyiriza ubusa. Buriya kwiyiriza ubusa ni ugushakisha amavuta, ni ugushakisha imbaraga, ni ugushakisha ubwishingizi buhamye, ni ugushakisha ibikoresho bya ngombwa. Ni ukuvuga ngo iyo twiyiriza ubusa, ni ukuvuga ngo kwiyiriza ubusa ntabwo ari ukureka kurya gusa. Abantu batekereza ko kwiyiriza ubusa ari ukureka ibiryo. Ntabwo ari byo, ntabwo ari ukureka ibiryo gusa. Kwiyiriza ubusa ni ukureka ibiryo, ariko tukiyima n'ibitekerezo bitari byiza, ibitekerezo by'akavuyo, ibitekerezo byo kurenganya, ibitekerezo bidusubiza inyuma, ibitekerezo bitari by'umugisha, byose biragenda. Ni ukuvuga ngo twiyima na ya activite yacu asanzwe. Nimba uri umucuruzi, business urayigabanya uwo munsi. Nimba uri umuhinzi, ugabanya guhinga. Nimba uri umworozi, urabigabanya kuragira uwo munsi. Nimba akazi ukora kose urakiyima, ukagira icyo wiyima. Nimba ari kuba muri office, ukiyima kuba muri office, ukavuga ngo uyu munsi ni umunsi nahaye Imana. Ugiye muri retraite, wahaye Imana umwanya, urashaka kumedita, gutekereza ku ijambo, ushaka gutekereza ku mbaraga, ushaka gutekereza ku butware, ushaka gutekereza ku bw'umugisha Imana yaguhaye. Ni ukuvuga ngo ni ikintu cy'ingenzi kumedita cyangwa se gutekereza ku ijambo ry'Imana, ukaritekerezaho, ukitekerezaho. Iyo niyo gahunda nziza yo kwiyiriza. Kwiyiriza ni ukwiyima ibihe usanzwemo, ibihe by'akazi, ibihe umenyereye kubamo, ukabyima, ukiyima n'ibiryo, noneho ukiherera ahantu ugatekereza ku Mana, ukareba ukavuga ngo Imana ni umuremyi, Imana yarandemye, Imana ifite muri gahunda. Icyo gihe iyo ubitekereje gutyo ugira imbaraga, icyo gihe ugira imbaraga zikomeye, kandi icyo gihe uba mu mavuta adasanzwe. Ayo mavuta abana b'Imana naho baza bayakura, naho dukura ubutware, naho dukura imigisha ikomeye. Niyo mpamvu tuza dukangurira abantu kwiyiriza ubusa no gusenga. Mu kwiyiriza habamo concentration ikomeye, kwiyambura ibitekerezo bibi. Iyo wiyimye ibiryo bituma nishari, agahinda, kubabara, gucika intege, kwiheba nabyo bigenda bikigirayo, kubera ko hari icyo watekereje. Iyo utekereje kuri Yesu usanga wimye gahunda zose zitari ngombwa, ibintu bitari by'umugisha byose birahunga. Niyo mpamvu rero tugomba kwiyiriza ubusa tugasenga. Ni umugisha ukomeye. Kandi nagira ngo nsaba abakecuru baba bafite imbaraga, abakecuru, abasaza baba bafite umwanya uhagije wo gutekereza ku ijambo, gutekereza ku mbaraga z'Imana. Rero ni ikintu cyangombwa tugomba kubakiraho. Abasaza n'abakecuru baza bisuzugura ngo nta mbaraga bagira, nyamara ni abanyembaraga, kuko ntabwo ari bo bakora, ntabwo ari imbaraga z'umubiri zikora, ahubwo ni imbaraga z'umwuka wera. Reka turebe uburinzi bw'Imana, uburyo Imana iturinda ni mu buryo butangaje. Zaburi 125 murongo wa 2, ubundi ni indirimbo y'amazamuka. Reka tuhasome. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega cyangwa se kunyeganyezwa. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega cyangwa se kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Umusozi wa Siyoni ni ukuvuga ngo iyo ugeze i Yerusalemu, n'urugero, hari umusozi wa Siyoni.
uwo musozi uko wamye n'ubu ni kuri, ntabwo ushobora kunyeganyega, ntushobora guhinduka. Abantu baragenda bakawutakaho ibyo bashaka, bakubaka amazu, bagakora iki, ariko umusozi ntunyeganyega, ntuhinduka. Ni urugero rwiza cyane. Ni ukuvuga ngo uko umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa cyangwa se kunyeganyega, niko Uwiteka arinze agose abantu be. Navuze ngo protection tuyikura mu gusenga, tuyikura mu kwiriza ubusa, tuyikura mu gutanga amaturo, tuyikura mu gutanga icacumi, tuyikura mu guterana presence, tuyikura mu kwirinda ibyaha, urugomo, ishari, inshuti mbi tukazishira ku ruhande. Buriya inshuti mbi zirangiza, inshuti mbi zihemukira abantu, inshuti mbi zirica, inshuti mbi ziteza urupfu, ziteza kurimbuka. Ni ukuvuga ngo hari ibintu tugomba gutekereza, kuko iyo dutekereje neza, abiringiye abazi Imana, abafite Imana yabo, abafite Imana nk'umuremyi, abafite Imana ho data, bakavuga ngo uyu ni data, kandi uyu data ni umucamanza w'ukuri, data ni umuremyi, warangiza ukamwiringira. Icyo gihe rero intambara zose, ibibazo byose, ibigeragezo byose, amashari yose, amacakubiri yose, imivurungano yose, ibibi byose, Imana irabiturinda. Ibiturinda kubera ko dufite umutima Imana ishaka. Imana iturinda kubera ko dufite ibitekerezo bihamye, biri stable. Abakozi b'Imana bagomba kugira stabilité. Kubaho gukunda Imana nuko tugomba kuba dufite stabilité muri twe, tugomba kuba turi stable mu bintu dukora. Kubera iki? Kuko abakristo benshi bahora mu maganya, bahora mu kavuyo k'ibibazo, ibitekerezo, sinariye, amafaranga y'umwana y'ishuri, umwenda wo kwambara, inzu yanjye yasenyutse, ndi mu bukode, simfite umwana, sindashaka, nta mugabo mfite, nta modoka mfite, nta kazi, simpembwa, turashonje, dufite ibibazo bitandukanye. Nubwo nibwo buzima abantu babamo. Naho niho Satani atuzengurutsa, ugasanga turizengurukaho, ugasanga turakererwa, ugasanga ntitugira umwanya wo gukorera Imana, ugasanga ntitugira umwanya wo gusenga, ugasanga ntitugira umwanya wo kuba mu rusengero, ugasanga ntitugira umwanya wo kuba mu miryango ngo dufashe imiryango yacu. Kubera iki? Kubera Satani. Kubera Satani akerereza abantu, kubera Satani yiba abantu, kubera Satani atwara abantu igihe. Abantu ntibafite igihe cyo gusenga, abantu ntibafite igihe cyo kuririmba, abantu ntibafite igihe cyo kwiyiriza ubusa, abantu ntibafite igihe cyo gusabana n'Imana, abantu ntibafite igihe cyo gutekereza ku miryango Imana yabahaye, abantu ntibafite igihe cyo gushima Imana kuzo yabakoreye. Ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana iraturinze, Imana iraturinze, kandi turi mu bwishingizi bw'isumba byose. Hamwe n'ibibazo turimo twibaza uyu munsi, abantu baribaza ibintu byinshi. Ubuzima iyo bumaze kugorana, abantu batangira kwibaza, ese ndabaho gute? Ariko nagira ngo nkubwire ngo ubuzima buri mu biganza by'Uwiteka. Tugomba kubanza kumenya ko ubuzima bw'abera, ubuzima bw'abatuye isi, ubuzima bw'abirabura, ubuzima bw'abazungu, ubuzima bw'abashinwa, ubuzima bw'abahinde, ubuzima bw'abantu bose batuye isi, buri mu biganza by'isumba byose, buri mu biganza bya data. Iyo wamaze kumenya ko ubuzima bwawe wamaze kubuterura ukabushira mu Mana, warabufashe ubwinjiza mu Mana, ubushira muri Kristo Yesu, Imana ishimwe. Ubwo buzima bwawe wateruye ukabushira mu Mana, ugomba gusobanukirwa neza, ukumva neza agaciro n'ubudahangarwa ufite. Ni ukuvuga ngo protection yose cyangwa se security yose y'ijuru iramanuka ku bwawe.
imanuka kubera wewe gusa. Iyo sekirite y'ijuru imanuka kubera ko uri umukiranutsi, imanuka kubera ko uri inshuti y'Imana. Noneho fata bya bintu wibaza byose ubikube na zero, uvuge ngo ibi bintu byose bitaye agaciro, ibi bigeragezo byose bitesheje iki agaciro, kuko ndi kumwe n'Uwiteka, ndi kumwe n'Umwana, meze nk'umusozi wa Siyoni, tuhinduka tunyeganyega, ntabwo mpinduka, ntabwo nkurwa mu byicaro, mu birindiro. Satani ntigomba kugukura mu birindiro byawe. Satani ntigomba kugukura ahantu wamaze gufatira Imana ukavuga ati Imana narayimenye. Abantu benshi bagenda bava ku Mana kubera ibihe, kubera situation runaka, ugasanga yagiye mu byaha, akiba, akica, karenganya, gasambana. Kubera iki? Akakubwira ngo ni ibihe, ngo ni situation, ngo niko ibihe byari bimeze, ngo narimerewe nabi. Nta kintu na kimwe kigomba kugutesha umurongo, kigomba gutuma ukora ibyaha, kuko wamaze kumenya Yesu. Twebwe rero abakristo cyangwa se abazi Kristo ntabwo tugomba kugira akajagari k'ibitekerezo. Tugomba kugira confusion y'ibintu utekereza cyangwa ukora cyangwa urimo. Fata ikintu kimwe ugikomeze, fata ikintu kimwe ukigire icyawe, uvuge ngo Yesu naramufashe, ndamukomeje, sinzigera murekura. Cyo ni ikintu cyangombwa. Agakiza ukakagumamo, warangiza ugakora komande no kuvuga ngo ni ugusaba, ni ukwandika, ukavuga ngo data keneye imodoka, keneye inzu, keneye abana, keneye ikibanza, keneye umushahara mwiza, keneye akazi keza. Biriya mwibaza byose ni komande abantu bakora. Urandika, ukandikira Imana ukayibwira ngo ndashaka imodoka nziza ivuye mu ruganda, ndashaka inzu nziza yubakishije ibikoresho bihenze byiza bigezweho. Imana irabikora. Imana iragukunda, Imana igufite mu mugambi wayo, Imana ikuzi kuva kera, Imana irakwishimira, Imana yaragutoranije kandi izagutsindishiriza. Ni ukuvuga ngo nagira ngo mbakangure kandi mbabwire ko deliverance nituma tubohoka, nituma tunezerwa, nituma tutagira ibitekerezo bihungabana cyangwa se birwaye, ahubwo tuba dushikamye kubera ko tuzi umuremyi, tuzi umwungeri wacu, tuzi Imana twizera kandi dukorera. Ibihe rero ntibigomba kuguca intege. Tugomba gucibwa intege n'ibihe. Tugomba gucika intege kubera abavandimwe, tugomba gucika intege kubera inshuti, tugomba gucika intege kubera ubukene buriho ku isi, tugomba gucika intege kubera corona, tugomba gucika intege kubera indwara, tugomba gucika intege kubera ubukire, tugomba gucika intege kubera ubukene, tugomba gucika intege kubera aho utuye. Ahubwo aho utuye ni kimwe mu bikoresho bigomba gutuma ugira imbaraga. Ibituma tugira imbaraga nuko twisanga muri situation runaka. Wisanze waravutse ukavukira mu muryango ukize, aho ni ahantu nitere nziza cyane ikwemerera kuba washima Imana, ukavuga ubutware no gukomera kw'Imana. Wavuka mu muryango, uburyo Satani tuyisenyera nuko itagomba kugira ahantu na hamwe idufatira, cyangwa se ntihagomba kuboneka true iyo ari yo yose Satani yanyuramo. Tugomba gufunga imiryango yose Satani tukayifungira, kuko mbaye mu muryango ukenye ngomba gushima Imana nkayibwira nti Imana ndagushimye ko navutse mu muryango ukenye kugira ngo nzawubere umugisha, kugira ngo nzawuzamure, kuko nzi ko ukura ku cavu kicaranya n'imikomangoma. Kuvuga ngo Mana ndagushimiye kuko washatse kundemera ubuhamya. Icyatumye mvuka muri uyu muryango wabiteguye kera ntarabaho, kugira ngo nzavukire mu muryango ukenye, kuko na Yesu yavukiye mu kiraro c'inka. Bivuga ko yari umwami, yari Imana, yari umuremyi, ariko aca bugufi kugira ngo
ni nako kantu rero tugomba gutekereza ukavuga ngo Mana ndagushimiye ko navukiye mu muryango ukenye kugira ngo nzagire ubuhamya kugira ngo nzabone uburyo mpindura isi kugira ngo nzabone uburyo ntanga ubuhamya nzavuga imbaraga z'Imana ugisanga uvukiye mu muryango ukize ukavuga ngo Mana ndagushimiye ko navukiye mu muryango ukize kugira ngo umpe imbaraga n'ubutware bwo kubasha kugira impuhwe no kumanuka no guca bugufi kugira ngo nzamure abakenye tanzira rero iyo ari yo yose Satani agomba kunyuramo ngo agere kuri resulta yifuza ahubwo Satani ibyo ategura n'ibyo akora byose agomba gusanga twaramufungiye twaramutangatanze twaramuzitiye ntagomba kubona inzira kuko twebwe turabera turi inshuti z'ijuru turi inshuti z'Uwiteka turi abana b'Uwiteka turi abana b'Umuremyi turi abana bafite se ubakunda kandi ubishimira waba urwaye ukavuga nti okay nimba ndwaye iyi ndwara nayirwaye kugira ngo menye uburyo abandi bantu bababara bahura n'ibi bibazo n'izi ndwara ni ukugira ngo Imana ize kwihesha iki icubahiro ukavuga none se nari ndwaye nari merewe no warwaye kugira ngo ubashe kugira ubuhamya dore wari ugize igihe urangaye wari ugize igihe usinziriye uri mu bitotsi utareba kure none warwaye ugomba kumenya ko Imana ikiza abarwayi ukamenya ko Imana igukunda kandi kwishimira ko niko Imana ikora ko niko Imana ihindura ibintu ko niko Imana ikora ibitangaza rero ahantu uzisanga hose nubona business yawe itagenda ushize narabwiye ngo uzasubiza ibibazo bitandukanye ubonye business yawe itarimo igenda tucika intege ngo uvuge ngo Imana yandetse ahubwo vuga ngo Mana ndagushimiye ko business yanje itarimo igenda kugira ngo mbone ibihe byo kwiyiriza no gusenga no guca bugufi no kumenya ko hari igihe ibintu bitagenda neza kugira ngo dushake mu maso h'Imana Satani ukabura yisenye Satani yarizi ko igiye kugufatira muri business itagenda hita ushima Imana ko business yawe itarimo igenda kandi uhita uragiza Imana ibyo wifuza ibyo utekereza kugira ngo bibe byiza kurushaho rero kubera ko twubakiye kuri Yesu kandi tukaba turinzwe kandi tukaba tuzi ko uko umusozi wa Siyoni udahinduka niko nanjye uburinzi bw'ijuru bumeze kuri njye niko nanjye imbaraga z'Imana zingose pande la tref au dimanche qui pande la cousse vanda la pripo de la consa fifanga e bemini kete la bonge ya sankukuluba tata e benga aluma ugomba gukinga amarembo mu buryo Satani atakwinjirana atakuvogera muri abantu baryamye hadakinze cyangwa baraye ahantu hadakinze hinjira amapusi hinjira imbwa hinjira abajura abasinzi ibikoko bisimba bitandukanye birinjira iwawe kuko harakinguye hararangaye nubwo nta kintu kirinda aho hantu ariko iyo hari uburinzi bw'Imana iyo imiryango ikinze iyo hari protection y'ijuru iyo hari umutekano ibintu byose biba byiza ntabwo ibintu byose bivogera ntabwo ibintu byose byinjira iwawe impamvu ibintu byinjira iwawe nuko udahagaze neza nuko utari mu murongo muzima nuko utari mu murongo w'Imana iyo utari mu murongo w'Imana ibintu bibi birinjira ibyaha birinjira impamvu ubona ibyaha bikwiruka inyuma nuko udahagaze neza hari abantu bakubwira ngo abasambanyi bangendaho ngo bakugendaho kubera ko udahagaze mu murongo w'ijuru kubera ko udahagaze neza iyo uhagaze neza ibyaha birahunga iyo uhagaze neza imyuka mibi irakubaha uri muri autorite uri mu bwiza uri muri sécurité y'ijuru ariko iyo udahagaze neza sécurité y'ijuru ntayibikuriho iyo ufite sécurité isanzwe ibintu byose birayivogera nagira ngo mbakangure kandi mbibutse yuko mugomba gusenga yuko mugomba kumenya Imana mugakunda Imana rero amasengesho abohora ni amasengesho ari special amasengesho ari special ntabwo abantu bazabibaza ngo umuntu wese yakora deliverance ntabwo bishoboka wakwikorera deliverance ndabyemera uburyo wikorera deliverance nuko wiyaturaho ibintu byiza ukisengera ufite umutima utunganye ufite umutima wizeye ufite umutima utagucira urubanza ufite umutima wihanye ibyaha
wikorera deliverance abadayimoni bakagufunga bakakubaha. Ni bya bindi navugaga, ni ukuvuga ngo iyo uri mu burinzi bw'ijuru uba wikoreye deliverance, abadayimoni barakubaha, abadayimoni barahunga, inyatsi ziragenda, ibibazo bivaho, amacakubiri araguhunga, inshuti nziza nizo zikwegera. Ariko iyo udafite amasengesho akomeye, iyo udahagaze neza, Satani arakwinjirana, abadayimoni barakwinjirana, baravogera, bagakora ibyo bishakiye. Abakozi b'Imana rero bakora deliverance kubera ko bifitiye icizere, Imana ikabagirira icizere. Iyo Imana ibafitiye icizere, nabo bakaba bifitiye icizere, nta mutima ubacira urubanza, baravansa mu bintu bitandukanye. Nibo bantu bashobora kwirukana abadayimoni, kandi abadayimoni ntabwo tubirukana gutya gusa. Iyo turi muri deliverance haba harimo ibanga, hari amakode abakozi b'Imana baba bafite bazi. Ni ukuvuga ngo nimba nkoze deliverance, ni urugero, ntabwo nkora deliverance ngo nirukane abadayimoni. Abadayimoni iyo tubirukanye baragenda bagasaba ko bahagarara ku biti biri hafi aho, bajya mu kwavu n'ingurube, bajya mu bintu biri aho hafi. Hari n'igihe bagusaba kuja mu bantu bari buhure nabo. Ariko deliverance ni ngo twirukana abadayimoni kuko tuba tuzi neza imigambi ya Satani, naho twohereza iyo myuka. Iyo myuka tuyohereza ahantu hari hakenewe kuja iyo myuka, ahantu hatagera abantu. Aba badayimoni tukabazirika mu buryo batongera gufata abandi bantu. Hari igihe tubohereza mu nyanja, hari igihe tubohereza muri za fore ekwatoriyale, indani hagati mu mashamba hagati, bakagenda tukabohereza mu nyamaswa ziri aho, zikagenda zigapfa zikaborera aho hantu. Abadayimoni tubatuma ikuzimu, tukabohereza bakaja ikuzimu, bakazirikwa n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana, ntibongere kugira imbaraga no kugaruka kwica abandi bantu. Ariko kubera ko ari imyuka, Satani igenda igira ihindura strategy, ifata indi myuka, ariko tugomba kwangiriza Satani. Satani turayangiriza, twangiza ibikoresho byayo, dusenya ibirindiro by'umwanzi kubera amasengesho, kubera gukiranuka kwabera. Rero uyu ni umunsi nashatse kugira ngo ansubize ibintu bitandukanye, ibintu bibagora muba mwibaza, ariko mumenye ko muri mu burinzi bw'Imana, kandi iyo dusenze ibisubizo byiza biraza, imivumo iragenda, ibintu bibi byose biraduhunga, tugakomeza kwambikwa imbaraga. Ngiye kubasengera rero uyu munsi, ndabasabira umugisha. Mbigishije uburyo tugomba kumenya ko tugomba kurindwa, kandi n'uburyo tugomba kuba duhagaze, kandi dushaka kumenya ko igihe cyose Imana itazatureka. Nta na rimwe Imana izakureka, nta na rimwe Imana izakwibagirwa, ahubwo Imana izahora iri bugufi bwawe, izahora iri muri wewe, izahora iri mu mutima wawe, izahora ikwambika imbaraga, izahora ikunezeza, izahora igusiga amavuta, kandi izahora ikubumbatiye, uzahora mu gituza c'Uwiteka. Ngiye kubasengera, mbasabire umugisha, mbasabire kubohoka, mbasabire kunezerwa, mbasabire kuba mu migisha y'Imana, mbasabire kuba mu bushishozi butangwa n'Imana, mbasabire kuba mu mahoro ndetse no mu mutuzo. Amasezerano, abantu baribaza ngo ese ko dufite amasezerano kandi tukaba tugenda dusaza, azasohora cyangwa ntazaba? Reka nkubwire ngo ico Imana ivuze cyose iragisohoza. Nubwo byatinda, nubwo wabona ugiye gusaza, nubwo wabona bimeze gute, ariko ico Imana yavuze izagisohoza. Ni Imana ivuga kandi igasohoza n'ibyo yagize ite, n'ibyo yabwiye abantu bayo. Rero nagira nkubwire ngo tegereza isezerano ryawe, hagarara mu mwanya mwiza, hagarara mu mwanya w'Imana, hagarara mu mwanya Imana igushakamo, hagarara mu nzira Imana ishaka. Ahasigaye imigisha wifuza Imana irayiguha, urayibona, urayinjiramo. Reka mbasengere. Data, ndagushimiye. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo Mungu, hakuna neno usilowezekana. Tatenda mambo Mungu, tatenda mambo Mungu, hakuna neno usilowezekana. Tatenda mambo Baba, azakora ibitangaza.
Emonaniwe ryo munanira sakora ibitangaza. Sike de la mini pepo sasive de genima. Yewe dayimoni uhagaze mu marembo, yewe dayimoni uhagaze mu nzira y'umwana w'Imana, yewe dayimoni uzerera, yewe wambaraga z'umwijima we. Yesu uri mwiza. Itri de la minike zanko de la venike sansio de l'kahabari ya uzemenike. Nimwumve icyo Imana ivuga, nimwumve icyo Imana itangariza ubwoko bwayo. Yesu ni mwiza, Yesu urakomeye, Yesu araganje, Yesu yara. Nimwumve Imana iravuze ngo imbaraga, imigisha, amasezerano, itorero ry'Uwiteka rirarinzwe kandi itorero ry'Imana rirashigikiwe, itorero ry'Imana rirarinzwe, umurimo w'Uwiteka urarinzwe, umurimo w'Uwiteka urakomeye, itorero ry'Imana ryubatse ku misingi ikomeye kandi umwanzi tazigera arinyeganyeza. Dore abantu baribaza ngo itorero rifite intege nke, abantu baribaza ngo itorero nta mbaraga, abantu baribaza ngo itorero nta gaciro, abantu baribaza ngo itorero ry'Imana ryarasenyutse, ariko Imana iravuze ngo nimuhumure, itorero ryanje ntabwo ryigeze risenyuka, itorero ryanje ntabwo ryigeze rihungabana, itorero ryanje ntabwo ryacitse intege, itorero ryanje ntabwo ryasubiye inyuma, ahubwo ndihagazemo indani, ndi Uwiteka umwami umuremyi, mpagaze mu murimo, mpagaze mu itorero ryanjye, ndaririnze ndi Uwiteka, ndinze itorero ryanjye kandi rirarinzwe, ryubatse ku misingi ikomeye, ryubatse kuri nge, ryubatse ku rutare, nije Uwiteka kandi nije uzi umurimo nashinze kandi nabatumye. Bashumba, bakozi b'Imana, batambyi, nimukomere, nimushikame, nimwizere, nimunyurwe, nimukunde Imana, nimwikorere. Umurimo n'uwanjye kandi ndawushigikiye, ndawurinze kandi nzawusoza. Aloba tatarango dinimirike tango ebeniga. Itorero ndaririnze kandi ndihagazemo indani, rirashigikiwe kandi riri ku misingi itanyeganyega, kandi rizakomeza kwaguka, rizakomeza gutera imbere no kurindwa. Ahubwo abera mukomeze mwizere kandi mukomeze mushima Imana, Uwiteka ari mu ruhande rwanyu kandi azakomeza kubarinda no kubashigikira no kubakomeza no kubaha imbaraga. Ni ku Uwiteka umwami avuze, kandi nzakomeza gutanga imbaraga. Abantu baribaza, bari hirya no hino, hari imiryango ifite abapagani benshi, ifite abarozi, ifite abasambanyi, ifite abantu. Mureke mbabwire, igihe kiraje kandi kirasohoye, kiri hafi, kiri bugufi rwose, kiraje. Abantu batandukanye bagiye gucishwa bugufi kugira ngo baramye Imana. Iriya miryango ifite abasambanyi, ifite abarozi, ifite abantu bashikisha, baja mu rushiko, baja gushikisha, baja kuroga n'ibindi. Ndaje mbere ku buryo nzampindura ibihe, ndaje mbere ku buryo nzampindura imiryango, ndaje mbere ku buryo ndi Uwiteka umuremyi. Mu gihe kigiye kuza, abantu benshi bagiye gukizwa, bagiye guhindukira bavuga ibyaha byabo. Abantu barujurijwe bazaza bavuga ibyaha byabo, barimo bagenda bicaye, bari mu ngo, bahuye n'abantu, batangire bavuga amakuru y'ibyaha babamo n'ibyo bakoze, kubera ko funguye dosiye. Iyo dosiye ndayifunguye kubera amasengesho y'abera. Numvise kuganya, numvise gusenga, numvise kwinginga, numvise gutaka kw'abana b'Imana, bavuga ngo kubera iki abakorera Satani bakomeje kunaniza umurimo, kunaniza ibihe, kunaniza abana. Dore ndabemereye bana banjye, ngiye gutanga imbaraga n'ijwi ryongorera rikomeye rigiye kunyura mu mitima itandukanye y'abantu, kugira ngo abantu bitangarize ibintu byabo, abantu bavuga ibyaha babamo, abantu bamenye ko ndi Uwiteka. Funguye iyo dosiye kandi igiye hagaragara, niko mvuze ndi Uwiteka. Imana iravuze ngo igiye gukora umurimo ukomeye, igiye gukubita inkoni ikomeye abantu bari mu byaha, bakora ibyaha nkana, basoma Bibiliya, bari mu nsengero. Ngiye kubakubita umunyafu, ngiye kubagaruza inkoni y'umunyafu ukomeye, niko mvuze ndi Uwiteka. Data, ndagushimye kuko uzi umurimo ukomeye, kandi ndagushimye kutanze imbaraga n'ubuzutse, abantu bakaba bagiye kumva ijwi ryawe no kugenda uko ushaka. Sabiye umugisha banyumva, sabiye umugisha bumvise ijambo ryawe, sabiye umugisha babonye tuganira ijambo ryawe bagakurikira, basabiye amahirwe, basabiye ubwenge, basabiye kurama no kuzabona ubugingo buhoraho. Urakoze mwami, utanze umugisha n'amahirwe no kurindwa, icubahiro, gukomera n'ibyawe urabikwiye umwami. Mu izina rya Yesu dusenze, amen.
mbifurije umugisha, mbifurije amahoro abakurikiye ijambo rya deliverance, abakurikiye isengesho ribohora, bakurikiye ubuhanuzi bugiye kuba, ibintu bigiye kuzaba mu gihe kiri imbere. Rero abakiri mu byaha mwihane, kuko Imana iravuze ngo mwihane irafushe, igiye gukubita gakoni koroheje k'umunyafu kazatuma abantu bakanguka bakamenya ko ndi Imana ikomeye. Rero mwubahe Imana kandi muyikorere, imbere ni heza. Mbifurije umugisha w'Imana no gutabarwa no kwihana, mugaca bugufi mukaramya Imana. Mbifurije rero gukomeza gutera imbere muri byose, mugira umugisha w'Imana. Amen.